indahano kabisa indahano ufashe kumva iyi dossier ni dossier ikomeye cyane byagenze bite Ntazinda Erasme wabaye meya w'akarere ka Nyanza babizi ko yavuzwe ibintu byinshi bitandukanye avuga wundi wa mumeya wacu wavuzwe ari kumwe wagaragaye hari amafoto y'umukobwa ngo bari mu rukundo yagaragaye muri ofisi ya meya umukobwa yageze aho ngo ajya no kwifata abona ntibitabirira umukobwa aya rero ari umwana ari ukuntu bajya bavuga ngo nta muntu wigera ngo niba ari iki yandi yes ubwo umukobwa mu by'ukuri wenda tutarinjira mu rubanza uko rwagenze uriya mukobwa yararengereye abantu benshi barabivuze ahubwo se harengereye umukobwa cyangwa habayeho kutamenya kwa bose harengereye umukobwa wagiye akajya kwicara mu ntebe itariye akanayifotorezamo ukeka ko yiyicajemo se sibwo tuvuge ko ari meya yamubwira ati bicara hano ukeka ko ari indi wafotoye uriya mukobwa ahubwo wamufotoye wenda nubwo abantu tutazi neza none wakwibaza ngo iriya ntebe yigiyemo meya hari cyangwa adahari nabyo bamwe barabyemera abandi bakabihakana ku kigaragara cyo ukwiye kuba ureba ntabwo niba uriya mukobwa yari inshuti ya meya harimo uburyo bibiri nshobora kubivugamo uburyo bwa mbere ni ugushobora gusanga hari uriya munsi yari yasuye meya wenda cyangwa mu biro cyangwa se ari nka gahunda barafatanye wenda bagiye nko gusohoka bakabanza kumucaho wenda nko ku biro bakafata n'agafoto urabizi abakobwa bakunda amafoto cyane yarangiza akagenda ikindi cya kabiri nshobora kuvuga kuri iriya foto ni uko bishoboka ko uriya mukobwa mu mipango ye haba harimo wenda mu guhirika meya cyangwa se afite uruha yatumwe meya mu kuba yamuhirika ashobora kugira gutya agafata iriya foto mu rwego rwo kuzahitanga nk'ibizibiti wakwibaza ngo iriya foto yagiye hanze ite bizagenda bimenyekana ingingo ku yindi tuzagenda tumenya byinshi ariko reka uyu munsi twinjire mu rubanza Ntazinda Erasme wabaye meya wa Nyanza ubu noneho ibyo akurikiranweho byamenyekanye akurikiranweho ngo ubushoreke no guta urugo urukiko rero rw'ibanze rwa Kicukiro rwasubitse urubanza ruregwamo Ntazinda Erasme wabaye umuyobozi w'akarere ka Nyanza ukurikiranyweho ibyaha birimo ubushoreke no guta urugo ibyaha birakomeye biba bikomeye ariko ntabwo wavuga ngo birakomeye kuko abantu benshi ntabwo babizi ko bikomeye ariko wenda kubera ko Erasme mu bantu bafite izina rikomeye yabi agiye kubihanirwa ku mugaragaro biraza kujya byahagaragara ko ibyaha bikomeye ubusoreke no guta urugo mukaya turabisobanura bavuga ngo ni ryari baguhanira ko wabaye inshoreke cyangwa se washoretse umuntu ese babiguhanira byagenze reka tubanze twinjire mu rubanza urubanza rwe kwifungwa n'ifungurwa rwagombaga kuburanishwa ubundi kuri uyu munsi ariko rwasubitswe ku busabe bw'umunyamategeko we ari we Maître Nyangenzi Bonane wahise atanga inzitizi reka tumanze twinjire mu rukiko uko byari bimeze abanyamakuru bahageze bavuze ko Ntazinda yagejejwe mu rukiko acungiwe umutekano bikomeye cyane yego n'amashusho yagaragaye n'amashusho nk'uko muri kubibona ndetse yari yambaye n'agapfukamunwa ngo ku buryo ngo byari bigoye kumenya amarangamutima ye ndetse ngo byasaga naho bitifuzwa ko afotorwa kuko abashinzwe umutekano ngo bagerageje kumujya imbere mu rwego rwo kumukingiriza ndetse no kumwihutisha ababonye akavideo babonye ko yirukankaga cyane kutifuza ko afotorwa ni uko bafata wenda mu gice cy'isura ye buryo agaragaramo kuko ubona ko hari systeme wenda abashinzwe umutekano bari kugenda bakoresha yuko ugiye ku rukiko bamwambika agapfukamunwa nibyo ko niba umuntu ari ibyaha afite ashinjwa ariko ntabwo ari ngombwa ko asirikirizwa ku mbuga nkoranyambaga isura igaragara neza itangazamakuru ariko riba riri maso n'ubundi urabona ko yafoto byarangiye anafotowe ariko imifotorerwe yabo yabayeho no gufatwa amashusho ntabwo ari ugufatwa isura yose ariko nyine ishusho yerekana ko ari Ntazinda byatumye banamufotoye icyumba cyiburanisha rero nacyo ngo cyari kirimo abantu benshi barimo abanyamakuru ngo n'abandi baje gutera ingabo mu bitugu Ntazinda ni ikirego ni urubanza rwabaye ruhuriranye ntabwo navanga rutegerejwe ahubwo ni urubanza rw'abantu babiri bakomeye habanje Moses bakurikirwa Moses yego habanje Moses turayirwa avuyeho hakurikiraho Ntazinda urumva rero abari bamaze kumvurwa Moses bagomba guhita bashobora gusanga bamenye makuru yuko Ntazinda nawe ari bukurikireho n'abanyamakuru abizi ko bari barutwitse bashaka ama views baba gutegereza nyine na Ntazinda n'abagemo ariko si nibyo gusa kuko Ntazinda urumva rubanza rwe rwavuzwemo mu polemique yose twaze tuvuga umugore wagiye ku inshoreke reka tubyite nkuko mu mategeko babyita amafoto yagiye hanze bigakurira ku mbuga nkoranyambaga bigakurikirwa nuko yahagaritswe no ku buyobozi bw'akarere nabyo ni inkuru yari itegerejwe ubundi ikindi kidumu ubusanzwe umucamanza amenyesha uregwa ibyo akurikiranyweho akamubaza niba yiteguye kuburana gusa ngo kuri Ntazinda ko ntabwo ariko byagenze ahubwo umucamanza ngo yahise abaza
Ntazinda niba yiteguye kuburana ku byaha akurikiranweho. Urumva naha nabwo habayemo akantu gasa nkaho umuntu yavuga ko ari urujijo. Ubundi mu buzima busanzwe muri procedure sinzi niba ari itegeko, ariko mu manza zose umuntu yagiye akurikirana nyinshi barakubaza bakagusomera ibyaha uregwa n'umwirondoro wawe ukumva ko ari wo, warangiza ukemeza ko ari wo, bakakubwira n'ibyaha uregwa bakagusaba kwemera niba watangira kuburana, ariko we ntabwo ariko byagenze. Ntabwo ibyaha aregwa bahise babisoma. Umunyamategeko rero we ari we Nyangezi ngo yahise abwira urukiko ko bafite inzitizi ndemyagihugu. Hano hari amagambo abakomeye rero y'abacamanza ngo bityo bifuza ko urubanza urukiko rwabanza rukazisuzuma mbere y'uko urubanza rukomeza, rugasuzuma izo mpamvu z'inzitizi. Nubwo ngo atazihishuye, ariko yagaragaje ko izo nzitizi zishingiye ku ngingo y'140 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange byo muri 2018. Aha rero niho tugomba kwitondera. Iyi ngingo igaruka ku cyaha cy'ubushoreke no guta urugo, aho igaragaza ko gukurikirana icyaha cy'ubushoreke n'icyo guta urugo bidashobora kuba hatareze umurongo aho, hatareze uwahemukiwe mu bashyingiranywe. Yego, tubivugaho, reka tubivugeho. Aha bihita byumvikanisha ko niba umucamanza nako uwunganira Ntazinda yatanze iyi nzitizi, bishoboka cyane ko umugore wa Ntazinda, umugore we w'isezerano, atigeze arega. Ntabwo wavuga ko atigeze arega, kuko kugeza uyu munsi wa none ikirego cye cyangwa se ikibazo cya Ntazinda Erasme n'umugore we kirazwi, ariko ntabwo turishuwa neza niba umugore wa Ntazinda koko ari we waregeye urukiko, kuko ntabwo basomye ngo ninde wareze. Ni nayo mpamvu nkeka ko umwunganira Ntazinda yahise atanga iyi nzitizi ikubiye muri iyi ngingo, ariko yayitanze nawe adafite ibihamya byayo. Ibyo nabyo bitindeho. Uko bisa kose yatanzwe, ariko nta gihamya afite cy'uko aragifite, kubera ko abanyamategeko baba basomye dosiye bakamenya n'uwatanze ikirego se, bakamenya n'icyo baregwa n'uwatanze ikirego basanze atarimo umugore we. Rero kuba yatanze iyi nzitizi igaragaza ko mu gihe uwahemukiwe atareze bidakwiriye kujyanwa mu rukiko, bigaragara ko uyu mugore we wa Ntazinda bishoboka ko atareze. Yerekana ko kandi uwahemukiwe ngo niyange ngo dugikomeje ashobora gusaba guhagarika ikurikirana ry'urubanza aho rwaba rugeze hose iyo yisubiyeho akareka ikirego. Iyi nayo n'indi ngingo ivuga ngo nanone birashoboka ko umugore wa Ntazinda yareze mbere, ariko akaza kongera guhindukira agasanga kurega umugabo we bidakwiriye, akongera akandikira urukiko asaba ko ikirego cye cyahagarara. Ibyo nabyo muri dosiye rero umunyamategeko uwunganira afite urwandiko rw'umugore wa Ntazinda se, birashoboka ko yaba afite urwandiko rw'umugore wa Ntazinda cyangwa yarawushyize muri systeme ku buryo babona ko ibyo yaregeye atari ngombwa ko urukiko rukomeza kugira gute kubiburanisha. Niyo nzitizi yatanze. Iyo nayo urumva ko ishoboka. Aho ngaho uyitondere cyane, kuko niba uwunganira Ntazinda agaragaza ko bishoboka ko umugore yaba arahagarikishije ikirego, hanyuma kuki urukiko rushinja Ntazinda ubusoreke no guta urugo? Ni ibyaha akurikiranweho. Yego, kuki abikurikiranwaho kandi byarahagaritswe? Iyo byahagaritswe mu bigendanye n'amategeko, njye nshobora kukurega kunyiba, ariko mu gitondo kindi hakabaho kwiyunga, handika urwandiko ruvuga ati mbabariye Kidumu wanyibye cyangwa mbabariye Bosco wanyibye. Urwo rwandiko kuba urwanditse ntabwo bivuga ngo bahite bagufungura, ahubwo bijya muri system, noneho bakazasuzuma n'izo inyandiko z'abamubabarira n'iby'imbabazi n'iki. Ushobora kwandika urwandiko rusabira umuntu imbabazi, kabone niyo mwaba mufitanye ikibazo ntarekurwe wenda bitewe n'izindi mpamvu zikomeye, ibyo byose urukiko rurabisuzuma. Aha rero ni impande ebyiri. Birashoboka ko umugore wa Ntazinda atareze, ariko ikindi dukurikije iyi ngingo birashoboka ko umugore wa Ntazinda yareze, ariko nyuma akaza kwisubiraho. Icyakora ngo iyo dosiye ye turacyavuga kuri ya ngingo y'140 uwunganira Ntazinda yajuririye, ikomeza ivuga ko iyo dosiye yarangije kuregerwa urukiko cyangwa gufatwaho icyemezo
kwisubiraho ntibihita bihagarika isuzumwa ry'urubanza cyangwa se irangiza ryago. Icyo gihe umucamanza arabisuzuma, yabyemera cyangwa akabyanga, abwo naho agomba guhita yagira ati asobanura impamvu. Bya bindi nakubwiraga, ushobora kwandika urupapuro usabira umuntu imbabazi, nibyo uba ufite uburenganzira. Yego, birumvikana. Urumva, ntabwo rero ngo hano hasobanuwe impamvu hashingiwe kuri iyo ngingo, ariko ibitangazamakuru byinshi bivuga ko bishoboka ko uwareze Ntazinda yaba yarisubiyeho akareka ikirego cye. Ni ibitangazamakuru mu busesenguzi bwabo. Ubushinjacyaha rero buhawe ijambo nabwo bwasobanuye ko ntacyo bwarenza ku biteganywa n'iyi ngingo, busaba urukiko kubanza gusuzuma iyo nzitizi. Urukiko rwemeje ko rugiye kubanza gusuzuma inzitizi yatanzwe, rukazatanga icyemezo ku itariki ya 9 Gicurasi, ni mu minsi ya vuba 2025. Aha urumva ko ari vuba, uko bisa kose mucyo uzagaragara. Yego, bizajya agaragara, turebe niba umugore yarareze cyangwa atarareze, cyangwa yarageze akisubiraho. Tuvuga kuri rya tegeko rero twaherewe tuvuga ngo ubundi umuntu aregwa ko yashoretse undi gute bigahinduka icyaha gute. Ubundi itegeko riteganya ko umuntu ubana n'umugore n'umugabo, ubana n'umugore nk'umugabo, n'umugore ubana n'umugabo nk'umugabo, n'umugore ubana n'umugabo nk'umugabo, batashyingiranwe, umwe muri bo cyangwa bombi bafite uwo bashyingiranwe. Ndakumva cyane. Abakoze icyaha. Ni ukuvuga ngo niba aba yataye uwo bashyingiranwe, iyo washyingiranwe n'umuntu mu mategeko ukarenga ukajya kubana n'undi muntu, kabone niyo baba uwo mugiye kubana yarashyingiranwe n'undi mu mategeko, cyangwa bongeye kubana atarashyingiwe mu mategeko, ariko wowe ufite uwo mwashyingiranwe mu mategeko, ubukoze icyaha. Icyo nicyo bita rero ubushoreke. Iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kirenze umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2. Ku kindi kintu rero kinakomeye biri mu byahashinjwa ku bijyanye no guta urugo, itegeko riteganya ko umwe mu bashyingiranwe uturugo rwe nta mpamvu zikomeye akihunza ibyo ategetswe, ibi ngo abakoze icyaha nawe. Yego, uturugo ushobora wenda kugirana amakimbirane n'umugore cyangwa n'umugabo, mukavuga ati reka mbe muvuye iruhande, cyangwa se hanabavuga ati waramurambiye, kwa kundi bavuga ati yifatiye akandi kana. Nizo mvugo abantu bakunda gukoresha, nabyo urabihanirwa. Iyo bihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6. Icyemezo cy'urukiko rero tuvuze kuri urubanza rwa Ntazinda bavuga ko kitezweho kuzahindura byinshi kuri uru rubanza, ngo harimo no kuba ikirego cyahagarara. Wumvisha handi twaganishaga. Yego, ubwo Ntazinda birashoboka ko kuba ikirego cyahagarara bishatse kuvuga ko ni mu gihe haba hamenyekanye ko atari umugore we wareze, cyangwa umugore we yarareze akisubiraho, kimwe muri ibyo ngibyo. Twibukiranye gatoya ko Ntazinda yatawe muri yombi nyuma y'icyemezo cy'inama njyanama y'akarere ka Nyanza. Niyo yafashe icyemezo cyo kumuhagarika, cyane ko nibo bari hafi ya Ntazinda cyane, kugira ngo bagira ibyo. Icyo gihe bavuze ko ahagaritswe ngo kubera amakosa akomeye, sibyo? Niko bavuze. Ntazinda ariko yaramaze igihe mu buyobozi, urabizi ko kari akarere yarayoboye manda ye ya 2 mu karere ka Nyanza. Yarakayoboye igihe kinini, nyuma y'uko mu matora ya 2021 yongeye gutorerwa kuyobora kariya akarere. Ubundi yaramaze imyaka hafi 5 akabereye umuyobozi. Ubona ko ku mafoto rwose Ntazinda yirukankaga, nyamakuru nabo nyine babashaka ifoto. Hanyuma ariko dutinde rero gukora ingingo, tsende kuri bino birego ari gushinjwa, ni birego abyita mbonezamubano, ariko birimo avuga nk'umukoro ku bantu benshi batandukanye. Gute rero niba umuntu arimo arashinjwa ubushoreke no guturugo, ubushoreke no guturugo, abantu benshi, abagabo benshi babifata nk'ibintu biraba bisanzwe, nk'ibintu ushobora gukora wenda ejo cyangwa ejo bundi ukaba wanagenda ukavuga ati rwose ngenda nshaka umuntu handukanye n'umugore wanjye kuko ntabwo n'ubundi tukibana bitewe n'impamvu n'izi. Ariko Ntazinda agiye kuba urugero, cyangwa se agiye kuba agiye guflashinga abagabo benshi batandukanye kuri iyi ngingo yo kumenya ko buryo washoretse umugore wawe ushobora kuhanirwa n'amategeko. Ariko ntabwo ari umugabo gusa ushobora gutururwa, n'umugore. Urakoze cyane, abashakanye. Ni ukuvuga ngo iyi ni ingingo ikwiye kuba yigwa cyane, ariko ikanasobanurirwa n'abashakanye. Ikindi wenda umuntu akwiriye kumenya kuri iyi ngingo yo guturugo cyangwa se y'ubushoreke,
njyewe ndamutse mfite umugore nkamushoreka ajyana kumushoreka ariko umugore akavuga ati akaje karemerwa ntabiregere kabone niyo rubanda baba babiza akiyakira muri make akiyakira ibyo ntago nyine yatabiregeye ntago bari icyaha ubushoreke bibi cyaha iyo nyiri kugikorerwa yamushenguye umutima akavuga ati ndahagurutse. Burya gushengurwa umutima uzi ikintu bikijyana na cyose, burya ushobora guhari ku mugore wawe ariko ukajya umumenyera buri kimwe cyose. Iyo umugore arabonye rimwe kabiri gatatu nta kintu umumenyera nta kintu umuha, aravuga ati ibi ntago byoroshye. Hari n'abageraho bakavuga ati bimaze igihe maze imyaka 25 turabizi ko afite undi mugore cyangwa ngo turabizi ko afite umugore za ruhango nta kundi byagenda akaje kare. Ariko ibyo byose byitwa n'iki? Byitwa n'umuco. Umuco buriya usaba kwihangana, usaba niba icyo kintu kibaye ubibona nyine ugahebera urwaje. Hajye bwa mugani tuzasobaneza abanyamategeko ubundi ninde uturugo n'umugabo gusa cyangwa no wari we wese n'umugore yaruta. Umugore yaruta. Hari ibindi bintu tuzasobanukirwa neza wenda babisobanukiwe baze kutubwira muri comment. Hari igihe bavuga ngo ni igihe kingana iki, na mezi 6 yo kuba yaravuye mu rugo. Oya 6 niyo ngo iyo yamaze utari mu rugo banza baba aribwo babara ko wataye urugo. Icyo ntabwo nta makuru ngifiteho. Nibyo abantu baze kutubwira kuko bajya bavuga ko nk'uyu muntu amaze amezi 6 utabana n'umufasha wawe cyangwa n'umugabo wawe, umugabo gose aba yajya kurega akagaragaza ko wataye urugo. Ikiriho icyo wenda tugira tunaho turi guconclusinga kuri iyi nkuru, ikiriho ni cyuko Elazme atarezwe n'umugore we. Ariko tubyumva. Yego. Cyangwa njyewe nkabahagarara ku rundi ruhande ko umugore we yamureze. Yaramureze bikuba yaramureze. Nyuma yaho akagira agasaba imbabazi. Umugore ku gitutu cy'umuryango bavuze ati uyu muntu ko mwabanye. Usibye n'umuryango n'inzego. Inzego yongera nama yigaragaza uruhande rwayo. Bashobora batari uyu muntu uko baza kose aragenda duteze iki icyasha mu baturage. Ni gute meya ushinzwe kubabwira abantu kubana aturugo? Ariko meya nawe n'umuntu yahuye n'ibibazo. Birumvika nawe n'umuntu ariko warasomye neza warakurikiranye. Ayo n'amarangamutima. Ukoresha amarangamutima. Agana amarangamutima. Meya n'umuntu. Ni warasomye neza cyangwa warakurikiranye bivugwa ko yarari no muri procedure yo gatanye. So meya yagira ibyo bibazo byatuma atabana n'umugore we neza. Iyo procedure rero ni hiti hurira nibyo koko ubwo bari babanye nabi. Ariko no bigaragara ko hari improvement, hari ikintu kiri kubisunika cyane kirimo wamo yanshoreke yiwe twavugaga. Kandi inakomeza kugenda igaragara. Wabonye amafoto ya meya yagiye kwibuka ajya gushyira indabo ku mibiri yari ruke ku rwibutso nibuka ari rwo kwa karere ari kumwe n'iyo nsorekeye. Uri kubyumva aho byapfiriraga cyane nuko procedure za gatanya zitararangira wenda ngo meya ubwana meya abe yakwegukana uwo mukobwa yabizambirije hari. Gusa reka dutegereze ibyo urukiko ruzanzura. Icyo wenda umuntu yavuga nuko nyine abantu bagomba kumenya ko ibyo byaha by'ubushoreke ibyo kwe kumenya nuko kugeza uyu munsi nta mutangabuhamya uri mu rukiko, nta n'unagaragara. Ibyo ngibyo biri mu bishobora kuba byarengera Ntazinda aka kanya. Birashobora ko ejo dushobora kumva ngo yakatiwe iminsi 30 cyangwa se akaba yanahanwa nabyo birashoboka. Ariko ikiriho ni cyuko kugeza umunsi none urukiko ruragaragaza ibyo Ntazinda ashinjwa cyangwa se aregwa, ibyaha aregwa. Ntago rugaragaza ninde wareze nkuko twabivugaga. Ese uwareze arabivugaho iki, ahagarariwe nande, ariko ushinja cyangwa buhari. Reka dusoze wenda tuvuga ngo aho umugabo aguye ngo undi ngo arenzaho twatsi turenzeho. Reka turenzeho twatsi. Bye bye. Rero reka tuzahure ku itariki ya 9 ni 9 niba nibuka neza. Yego tariki 9 ubwo ni kwa gatanu. Turebe uko nyine urukiko ruzabyanzura. Turakanda subscribe kandi kamenyetso kandi subscribe kugira ngo utazacikanwa. Bye rwose.